Ni mu masaha y'igitondo, Axel rero aba ari kwitegura kugira ngo ajye ku kazi. Nana umugore we bakundana cyane rwose ahita aza amwegera maze agatangira kumutunganyiriza karavate, ahita amubwira ati sheri uraberwa cyane, hari igihe umara kwambara nkagira ngo rwose ntabwo ari wowe, gusa n'ubusanzwe nyine nawe nyine uri mwiza. Naho rero Axel ahita amubwira ati nawe uri mwiza rwose mukunzi wanjye, ndetse ndi umunyamahirwe kuba ngufite mu buzima, ariko nanone nanga cyane rwose iyo umaze nyine kungira umuntu w'icyubahiro, kumbwira amagambo meza ariko nkaba nta mafaranga mfite kugira ngo nawe nguhe buri kintu cyose ukeneye. Nana rero yahise amubwira ati none se sheri ubwo nibwo buryo bwo kumbwira yuko nta mafaranga ufite koko? Kubera iki nta mafaranga ufite koko? None se ya mafaranga nagusabye yo bimeze biti? Naho Axel ati mbirimo nyine ndi kuyashaka, nimara kuyabona nzayaguha nta kibazo, urabizi ko nta kintu nakwima, buri kintu cyose n'igishoboka n'ikidashoboka mba numva nagikora ku bwawe, ndakora cyane nyine kugira ngo ubone buri kimwe ushaka kubera ko urabizi uri umwamikazi wanjye, humura rero n'ubundi ndi gukora cyane. Naho rero Nana ati gusa nyine nizere ko utazatinda kuyabona. Axel ahita amubwira ati nanjye ndabyizeye ko Imana izabikora vuba. Basezeranaho rero maze akamubwira tugire akazi keza. Naho rero Axel nawe ati nawe wirirwe neza. Axel rero akimara gusohoka ariko atarinjira mu modoka, Nana ahita yibuka ko atigeze amubaza ibya kontra yagombaga gusinya muri iyi minsi, kandi nyine yagombaga kumuha amafaranga menshi. Yahise asohoka yiruka maze baramubajije ati none se nari nibagiye kukubaza ya kontra bigeze hehe? Naho rero Axel yahise amubwira ati mva nkubwire sheri, abantu bashobora kukwizera ko wabaha serivisi neza, ariko wowe ntuzigere wizera yuko abandi bashobora kuguha serivisi neza. Ni ibintu rwose bitandukanye. Nanjye ubu ntakubeshye ntabwo nzi ngo bihagaze gute, ariko nyine komeza ubisengere. Naho rero Nana yahise amubwira ati sheri rwose ndakubwiza ukuri birahangayikishije kuba rwose nta mafaranga dufite, ikindi kandi sinifuza kumara ikindi cyumweru ntafite amafaranga ahagije, gerageza rero maze uyashake nyine byihuse. Axel ati sheri hari igihe na kimwe wigeze ubona nanga kukuha amafaranga nyafite? Humura rwose ndaje kandi ndabikoraho, humura bizakemuka. Kano kanya kandi mu gitondo bakiri kuvugana nyine Axel yabwiye Nana atari ko ubundi sheri ubu ni ngombwa ko tugumana umukozi ko mbona nyine nta kazi kenshi kari hano ndetse n'amafaranga akaba ari makeya. Naho Nana rero ati uyu mukozi agomba kuguma hano kubera ko ntabwo ari umukozi gusa ahubwo nyine anamara irungu. Naho rero Axel atariko ibyo gusa ntabwo bihagije, buriya se na televiziyo ubwayo ntishobora kukumara irungu. Nana rero yabwiye Axel atariko nawe ntugakabye, urabizi ko uri umugabo wiyubashye, nta mpamvu y'uko ibintu byose ubisubiza hasi icyarimwe, abantu bakabona ko nta mukozi tukigira, abantu bakabona ko nta mafaranga tugifite, kandi twari abantu biyubashye. Ntabwo rwose byashoboka, nawe ihangane. Ku rundi ruhande rero Cindy ni umukozi wa Nana, aba ari kuza rero nawe ku kazi, agera ku muryango maze agasuhuza umuzamu, ahita abaza uyu muzamu ati none se mabuja arahari? Naho umuzamu ati hoya yagiye rwose yasohotse, gusa nanone ndishimye cyane ko uje, nibura mpise icyizere ko saa sita ndi burye neza, ntabwo ndi buze kurya imigati cyangwa amandazi n'icyayi. Naho rero Cindy yarasetse nyine abwira uyu muzamu ati yego rwose ntabwo uri buze kubirya kuko ubu ngiye guteka neza. Uyu muzamu ati yego ndabyizeye, ndabizi nyine ko nta muntu n'umwe ujya ukurusha guteka, atuzi yuko na mabuja adashobora kubikurusha. Cindy rero yaramubwiye ati ceceka byo bivuga gakeya, urabizi ko ibyo bintu nyine bitemewe. Yahise agenda rero yinjira mu nzu maze atangira akazi ke nk'ibisanzwe, atangiye akora amasuku ubundi ategura amafunguro. Ku mugoroba rero harageze mbere y'uko ataha, dore ko nyine yakoraga ataha, maze Nana abaraje yamwicaje muri salo aramubwira ati rero Cindy hari ikintu nifuzaga kugusaba. Cindy yaramubwiye ati yego, ati nifuzaga kugusaba ko wahindura ibitekerezo byo kuva muri runo rugo ukajya kwikorera rwose ukabyihorera, ahubwo ndifuza kukongerera umushahara maze ukaba waguma hano. Cindy rero yaramubwiye ati rwose mabuja uri umumabuja mwiza, ndetse na databuja ni umuntu mwiza, mwamfashe neza cyane, nta kibazo na kimwe nigeze ngira.
ariko nanone nafashe umwanzuro kubera ko ntabwo nifuza kuzaguma muri kano kazi ubuzima bwanjye bwose, ndifuza nyine kujya no gukurikiza inzozi zanjye. Nk'ubu nyine nafashe umwanzuro ko ngiye kuzajya nkora ibintu bya dekorasiyo, nzatangirira hasi birumvikana, ariko ndabizi bizagera aho bigende neza. Nana rero yaramubajije ati none se ayo mafaranga nuko ari makeya? Naho rero Cindy ati oya rwose ntabwo ari make, yari ahagije, ariko nyine ntabwo byashoboka. Nana yakomeje amubwira ati nibura niba nyine wumva byose bigikomeye, reka noneho uzimukire hano ujye uhaba ufate amafunguro hano, bizakorohereza maze ubashe gusevinga amafaranga yandi ukorera hano. Cindy rero yahise amubwira ati ndabyumva cyane rwose, ariko nanone ntabwo byashoboka kubera ko nyine ngomba kujya gukurikiza inzozi zanjye byanze bikunze. Bakiri kuvugana ibi rero Axel yahise yinjira. Nana rero yahise amubwira ati ibyo kurya biri muri sale à manger. Naho Axel rero yabanje kwicara hano mu ntebe ati hano se kandi bimeze bite? Naho Nana ati nari ndi kwinginga Cindy ngo ndebe ko yaguma hano, ariko rwose yabyanze, ndetse n'amafaranga yandi nongeyeho ku mushahara nayo ntacyo amubwiye. Axel rero yahise atangara ukuntu umugore wari kongera umushahara w'umukozi, nyamara n'uwo bari basanzwe bamuhemba we yumvaga rwose bakabaye bawuhagarika. Yaramubwiye ati none se wari uri kumwongerera umushahara? Naho rero Nana ati cyane rwose, atumva hari ikibazo se? Axel nyine yaratunguwe ariko agerageza kwihagararaho. Yaramubwiye ati rega nyine urumva ko yamaze gufata umwanzuro, kandi ngiye rwose namwifuriza amahirwe masa mu bintu bya dekorasiyo. Nyamara ibintu bya dekorasiyo ntabyo bari bamubwiye. Nana rero yahise amubaza ati hanyuma se ibyo bintu wabibwiwe n'iki? Axel ati twarabivuganye mbere, yarabimbwiye rwose. Nana rero yumvise ababaye ko umugabo we yamenye iyi gahunda yose mbere y'uko wayimenya, ndetse ko rwose umugabo we yamenye ko uyu mukobwa yafashe umwanzuro ko byanze bikunze agomba kugenda. Cindy rero yahise ababwira ati nari ntetse, reka ngende njye mu gikoni bitaza gushirira. Naho rero Axel yabonye nyine umugore we arakaye, maze nawe ahita amubwira ati reka njye kuba nifatira amafunguro muri sale à manger. Nana rero yasigaye yicaye wenyine muri salo ari gutekereza ukuntu aba bombi bajya bagirana ibiganiro ku buryo gahunda zose baba bazizeranyeho, nyamara we nta gitekerezo afite. Bageze mu cyumba rero Nana yabwiye Axel ati none se chérie, ku byerekeranye n'umukozi urumva nyine tugomba kuzashaka undi? Naho Axel ati oya, ndumva ngiye twazaba dutegereje. Nana rero yahise amubwira ati nari mbizi rwose ko aricyo gisubizo uri bumpe, kuko ndabizi ko ukunda cyane Cindy. Naho rero Axel yaratunguwe ati ntabwo ariko ari njye njyenyine, ni twembi babiri twese turamukunda. Naho rero Nana ati hoya, mba mbona nyine wowe umwishimira cyane, ndetse rwose natangiye gutekereza ko ushobora kuba ari nawe wamuteye kuhaje yo kujya gukora ibindi maze akava mu kazi ka hano mu rugo. Naho rero Axel ati urumva nyine yabimbwiye nk'umuntu nyemforuma warangije rwose gufata umwanzuro, nanjye rero nta kindi nari gukora uretse rwose iyo kumubwira yuko ari byiza kandi nta kibazo kibirimo, kandi ni nako byari bimeze. Gusa byo uriya mukobwa ndamukunda cyane, n'umwana mwiza, ikindi kandi akora akazi neza. Nana rero yahise amubwira ati nanjye rwose sinifuza ko hari undi mukozi nashaka, kubera yuko ubundi rwose uriya niwe numvaga nzagumana ibihe byose. Axel rero yahise amubwira ati yego rwose nibyo, adukorera ibintu byose neza ndetse twifuza no kumugumana, ariko nanone nawe afite ubuzima bwe bwite kandi agomba kwitaho. Ibyo rero ntabwo tugomba kubyirengagiza, twaba twikunze cyane. Umunsi wakurikiye rero Cindy yarabyutse aza ku kazi nk'ibisanzwe. Akigera rero ku kazi Nana yahise amubwira ati ndifuza kugutuma ku isoko. Yamukoreye lisite y'ibintu byinshi agomba kugura, yaraje arayimuhereza aramubwira ati iyo lisite uyitondere, buri kintu cyose kiriho ukigure. Ndabizi nyine ko hari ibintu bimwe bishobora kuba byarahenze, ariko nanone nusanga amafaranga nguhaye adahagije
uze kumpamagara maze nkongera ayandi. Ubwo rero ugire vuba kandi nuza nyine urahita utegura amafunguro, unahamagare wa muntu udufurira aza atwara imyenda maze adufurire. Cindy rero yaramubwiye ati yego rwose ndabikora nk'uko mubivuze. Yasohotse rero agiye nyine ku isoko kugira ngo ajye guhaha, maze ahita asanga Axel yarahagaze hanze ari kuri telefone. Axel rero yahise amubaza ati ugiye hehe? Naho rero Cindy ati ngiye ku isoko, mabuja arantumye. Axel yahise amubaza ati agutumye ibiki? Naho rero Cindy ati nari ntarabireba, gusa nyine yampaye liste y'ibintu byose ngomba kugura. Yahise rero amubwira ati yimpe ndebe. Cindy rero yakuriyemo liste nyine bari bamuhaye maze ayihereza Axel. Axel yatangiye gusoma ahereye kuri kimwe, maze rwose ubona atangiye nko gusesa urumeza ari kureba amafaranga yose yari ari kuri iyi liste. Yahise abaza Cindy ati none se tuvugishije ukuri ibi bintu byose mugiye guhaha birakenewe? Naho rero Cindy yaramubwiye ati ntabwo mbizi, ni mabuja wabyanditse, ubwo ibyo ari byo byose arabikeneye. Axel rero yatangiye kumubwira ati none se nta kuntu wabigabanya? Naho rero Cindy ati ntabwo byashoboka, mabuja yambwiye ko ndi bwitonde cyane maze buri kintu cyose kiri kuri iyi liste nkagerageza kukigura. Axel yaramubwiye ati nyine ntubireke burundu kubigura, ariko nyine ukaza kumubwira yuko bimwe na bimwe wabibuze. Bakivugana rero ibyo ngibyo, Nana yahise asohoka maze asanga Cindy aracyahagaze aha. Yahise amubaza ati wowe kubera icyo gihe uhagaze aho? Naho rero Axel yahise amusubiza ya liste, ahita amubwira ati ihute ujye kugura ibintu byose bagutumye. Gusa nyine yamushinze urwara nko kumubwira ati uze kugira bimwe nyine uvuga yuko wabuze. Yabonaga aya mafaranga ari menshi cyane, kandi nyine yatekerezaga ko ahari umugore we amafaranga bari kuyapfusha ubusa ashobora kuba agura n'ibintu atakeneye. Bahise rero binjira mu nzu maze Nana ahita abaza Axel ati none se kubera icyo ubundi wari wamuhagaritse hariya? Naho rero Axel ati nagira ngo ndebe ko nyine ibintu byose byaburaga mu rugo wabyanditse nta na kimwe utanditse, kugira ngo utaza kongera kumusubizayo kandi nkeneye ko abanguka maze agategura amafunguro. Ku rundi ruhande rero Fabrice ni umushoramari muri kampani ya Axel. Aza rero mu rugo kumureba kubera yuko baba bafitanye nyine projet bagomba gukorana. Bari kuganira rero Axel aba ari kumubwira ati ariko ni ukuri mba mbona rwose ukoresha amafaranga menshi wagira ngo ntabwo akuvuna uyakorera. Naho rero Nana kano kanya ahita yinjira maze agahita asuhuza nyine Fabrice, ahita amubaza ati none se mbabarira umbwire iriya modoka mbonye hanze ni iyawe cyangwa ndarose? Naho rero Fabrice ati cyane rwose. Nana rero ahita amubwira ati urantunguye rwose, urabona ukuntu waguze imodoka nziza, noneho reba nawe ukuntu ukeye, urakeye rwose, urasa neza. Fabrice rero yaramushimiye maze Axel we akomeza abwira nyine Nana ati dore rwose nibyo usanze nari ndi kumubwira ko amafaranga ye ayapfusha ubusa cyane nkaho atamuvuna, wagira ngo ni amafaranga y'undi muntu aba ari gukoresha. Ngaho ngo ari mu mavakansi akatakaza amafaranga atabarika, ngaho ngo yahinduye imodoka hafi buri mwaka, ngaho imyenda, ngaho ahantu asohokera amahoteli akomeye, mbese njye mba numiwe. Naho rero Fabrice yahise amubwira ati ariko se tutabeshye amafaranga wayakoresha iki kindi uramutse nyine utayenjoyinze ngo wishimishe? Naho rero Nana yahise abwira Fabrice ati rata nanjye ndagushyigikiye, ati none se hari akandi kamaro k'amafaranga uretse kuyaryohamo? Ati ahubwo ngewe ikintu kimbabaje ni kimwe, reba nawe wowe n'umugabo wanjye ntabwo wamenya ko rwose aho mukura ari hamwe. Reba ukuntu amafaranga yawe yiyongera buri munsi, naho ay'umugabo wanjye yo akagenda asubira inyuma. Axel rero yakomeje kubwira Fabrice ati ndakwinginze rwose gabanya gupfusha ubusa amafaranga kubera ko ubukene buraryana, burya hari wowe ntabwo urigera ukena na rimwe. Naho rero Nana ati rata Fabrice, ahubwo noneho ujye rwose uyakoresha cyane uko ubyumva, ni wowe wayakoreye, iby'ejo bibara b'ejo, wowe rwose
jya wenjoyinga ibindi bizaba biza. Bakomeje rero kuganira maze nyine baza gutandukana, baherekeje Fabrice maze bagaruka mu rugo. Gusa nyine Nana yagiye mu cyumba ari wenyine maze atangira gutekereza kuri Fabrice, ati urabona ukuntu abandi basore nyine amafaranga yabo bayakoresha, naho rwose umugabo wanjye wagira ngo neza neza afite nk'icyuma mu mufuka iyo akozemo kiramukata. Sinzi impamvu umugabo wanjye akunda amafaranga cyane, wagira ngo tuyakoresheje hari icyo twaba. Yatangiye rero gutekereza ko byaba byiza cyane ahubwo aramutse atangiye kwibera inshuti na Fabrice, cyane cyane ko yabonaga ari we bahuza ibintu byose. Yatekerezaga ko noneho yajya amwihera amafaranga uko abyumva, ndetse rwose ko bahuza kubera ko bose nyine mu gukoresha amafaranga bayakoreshaga kimwe. Yatangiye rero kujya ahamagara nyine Fabrice maze akamubaza amakuru. Ntabwo rero byatinze, Fabrice nawe byari bimeze nko korosora wabyukaga, nawe nyine yatangiye kujya amuhamagara maze bakavugana. Byageze aho rero batangira guteretana noneho byeruye. Umunsi umwe rero Axel yaratashye maze asanga nyine Nana yari ari mu cyumba ari kuvugana n'uyu umusore. Nana rero akimubona yahise akupa telefone ndetse rwose ahita ayizimya. Axel rero yamubajije uwo bavuganaga, ariko Nana amubwira ko nyine ari umushuti we wari umuhamagaye. Umunsi rero wakurikiye noneho nyine Nana yagiye guhamagarira mu gikari ahantu nyine mu kajaride, maze ahita asangayo Cindy. Yaramubajije ati hanyuma se umeze neza? Naho rero Cindy ati yego. Ati hanyuma ko wari uri hano wari uri gukora iki? Cindy ati nari ndi kwita kuri murumuna wanjye nyine urwaye, nagira ngo numve yuko yafashe imiti nta kibazo afite. Nana rero yahise amubwira ati ariko kubera iki ibibazo byawe byose bimenywa n'umugabo wanjye kurusha uko ngewe nakabimenye? Kubera iki umugabo wanjye ari we wabwiye yuko murumuna wawe arwaye nyamara njye ntubimbwire? Ese haba hari ikindi kintu kiri hagati yanyu? Nakabaye se ngira amakenga ku mubano wawe n'umugabo wanjye? Naho rero Cindy yahise abwira Nana ati hoya rwose mabuja, ntugire ikibazo, nuko nyine boss akunda kumbaza amakuru akambaza uko meze. Ubwo rero kenshi cyane iyo ambajije uko meze kandi hari bitagenda, biba ngombwa nyine ko mpita mbimubwira. Naho ubundi rwose nta kindi kibazo, nawe uramutse umbaza nyine uko meze naba rwose mpita ngusubiza. Naho rero Nana yahise amubwira ati ngaho genda ajya mu kazi kawe hute. Cindy rero yaragiye maze Nana ahita afata telefone atangira kwivuganira nyine na Fabrice. Yaramubwiye ati sheri umbabarire ku byabaye ejo, umugabo wanjye nyine yarinjiye, nta yandi mahitamo nari mfite uretse yo guhita nkupa telefone. Gusa nyine ndumva rwose nkwikumburiye, ndumva nanjye nifuza ko twakongera kubonana. Ni nako kandi Fabrice nawe yari kumubwira ati ndifuza ko twazahura nk'ejo maze tukaganira turi twenyine. Bakiri kuvugana rero n'ubundi Cindy yahise agaruka. Nana akimukubita amaso yatangiye kumucira amasiri ngo asubire aho avuye. Naho rero Cindy ati nari nje kubabaza niba ndi buteke ifi cyangwa inkoko. Ataramara no kuvuga byose Nana yahise amubwira ati yego rwose nta kibazo, genda nyine uteke ibyo ushaka nta kibazo. Yahise rero akomeza nyine kwiteretanira na Fabrice. Umunsi rero wakurikiye noneho Fabrice yahamagaye nyine Nana maze aramubwira ati sheri hanyuma rero nifuje nyine ko nakodesha iyindi aparitema atari yo nsanzwe mbamo, kubera ko iyo mbamo Axel ayizamo kenshi. Ndifuza ko rero twagira aho tuzajya duhuriraho umwihariko ndetse tukazajya tubahurira kenshi maze tukigirira ibihe byiza. Nana rero yaramubwiye ati ndishimye cyane rwose ukuntu uba watekereje kure, gusa nyine uri umugabo w'umunyabwenge. Ibyo nanjye ndabishimye, ahubwo nyine uze kunyoherereza adresse ubundi nyine turaza kuba turi kumwe maze tugirane ibihe byiza nyine nk'uko ubyifuza. Nana rero yaragiye maze ajya kureba Fabrice. Ntabwo mu by'ukuri yigeze amenya ukuntu amasaha yagendaga. Yagiye kubona abona bwije cyane, dore ko rwose telefone y'umugabo we ariyo yatumye nyine anamenya ko bwije, kuko nibwo yarebye kuri telefone yasanze rero
Axel yamuhamagaye inshuro nyinshi, gusa iyi telefone yari yayishyize muri siransiye ku buryo itabashaga nyine gusona ngo abe yakumva. Yahise abwira rero Fabrice ati umugabo wanjye yampamagaye kenshi kandi yambuze. Naho Fabrice ati oya rwose nta kibazo, uretse gato uretse kugenda ndumva nkigukumbuye. Naho rero Nana ati oya rwose natinze bikabije. Axel rero yabonye nyine Nana atari kumwitaba, maze ajya kureba Cindy. Yaramubajije ati none se umugore wanjye ari hehe? Cindy rero yaramubwiye ati yasohotse, yagiye rwose kare kare mu gitondo, nyamara amasaha yaramaze kuba amasaha y'ijoro. Axel rero yahise abwira Cindy ati genda unzanire akaji maze mba ninywera. Naho rero Cindy yahise amubaza ati none se naza guteka iki? Naho rero Axel ati none se ntabwo yigeze akubwira ibyo uri buze guteka nimugoroba? Cindy ati oya ntabyo yambwiye. Axel yaramubwiye ati nta kibazo, genda utegure ibyo ushaka, n'ubundi ibyo wateguye byose biba bimeze neza. Yaramuteguriye rero, bimaze kuboneka abishyira ku meza. Axel yatangiye gufata amafunguro, maze agiye kubonabona Nana araje. Yari afite udusake tw'ibintu yahashye twinshi, amasakoshi ahenze, inkweto zihenze. Birumvikana nyine Fabrice nawe yari yamuhaye amafaranga. Yaraje rero maze asa ari kwisetsa nyine yigira nkaho nta cyabaye. Ati sheri umbabarire rwose kuba wantanze hano, natinze nibyo, nagiye kuri banki nsanga hari umurongo muremure, noneho sinzi n'ibibazo byari byabayeyo. Ngize ngo mvuye kuri banki, noneho nsanga mbutayaje mu nzira, imodoka zari zitonze imirongo ku buryo udashobora kubyumva. Natinze rwose ndabizi nakubangamiye, ariko umbabarire cyane ni ukuri, nanjye sinjye kuko nari nkwikumburiye, numvaga nyine atari njye ndi burote ngera hano. Nyamara Axel yari yarakaye, ntabwo yari ari kuvuga. Yibazaga impamvu umugore we atitabaga na telefone ngo maze amubwire ibyamubayeho, bikamuyobera. Nana rero wabonaga ko nyine umugabo we atamwitayeho, yatangiye kumubwira ati sheri uri gufata amafunguro ameze neza cyane, nanjye ndifuza ko banyarurira nk'ibyo bakwaruriye, ndabibona biraryoshye cyane rwose. Yahise rero ahamagara Cindy maze ahita amubwira ati Cindy njyanira ibi bintu nahashye mu cyumba cyanjye, ariko bifate neza, cyane cyane iyi sakoshi n'izi nkweto kuko byo byampenze. Yahise rero atangira guseka ati ariko sheri ntakubeshye, niba hari ikintu kinshimisha no gushopinga, mba numva ari wo munezero wanjye. Kwihangana rero byaranze, maze Axel watekerezaga ko ari n'amafaranga ye bakoresheje yahise ahaguruka maze ajya mu cyumba. Yumvaga ibi bintu rwose biri kumurenga, ntabwo yumvaga ukuntu uyu mugore we icye nyine ari ugufata amafaranga aba yamuvunnye maze akayagura ibintu atanakeneye. Umunsi rero wakurikiye, Nana araza nyine akicara iruhande rwa Axel, ahita amubwira ati sheri hari igitekerezo nari nagize. Urabona nyine Fabrice ntabwo rwose atagize kugira ngo agufashe nyine no gushaka abandi bashoramari bashyashya. Urabona ko noneho ubu rwose utangiye kuba uhagaze neza. Hanyuma rero ndifuza ko nyine twakoroganiza akarori gakeya kugira ngo nyine dusangire nawe, ubundi nyine tumushimire ku bintu byose yagukoreye muri kampani yawe. Naho rero Axel ahita amubwira ati ubwo se koko ibyo bintu ni ngombwa? Ndumva ngewe atari ngombwa kuko nyine ibyo bintu biba ari bizinesi. Naho rero umugore we ati ntabwo tuzakora ibintu birenze, ngewe na Cindy tuzagerageza tubitegure, ntabwo ari ibirenze, ariko nyine uranabizi ko Fabrice aba wenyine, ntabwo agira undi muntu babana. Ndakeka ko rero aba anakumbuye nyine gufata amafunguro muri famiye, gusangira n'abandi bantu, kurya ibiryo byatekewe mu rugo. Ndakeka ibyo byose aba abikumbuye. Twakora rero icyo gikorwa mu buryo nyine bwo kumushimira no kugira ngo kandi akomeze kugira umuhate wo kukuba hafi no kugufasha muri byose. Axel rero yaramubwiye ati nta kibazo, reka nyine ndaza kubitekerezaho neza, ariko nta kibazo. Naho rero Nana yahise amubwira turakoze cyane.
agiye guhaguruka no ngo yisubirire muri salo yahise amubwira ati gusa nyine ntuze no kwibagirwa kunyoherereza amafaranga yanjye yo gukoresha mu buzima busanzwe, kubera ko konti yanjye rwose ndumva itangiye gushiraho neza neza nta kintu gisigayeho. Yahise rero amwereka telefone ati uramenye ntutume rwose ntegereza cyane. Yamaze gusohoka maze Axel asigara yibaza ati ariko se umugore wanjye nzamugira nte, apfa kubona mfashe ifaranga mu ntoki gusa aba yumva amafaranga yose mfashe yatangira kuyakoresha mu bintu bidakenewe, mbese sinshobora kubasha gusevinga kubera ko we aba yumva nyine amafaranga icyo agomba kuyakoresha ari ukuyapfusha ubusa gusa. Sinjya nibaza ikintu nkwiye gukora, gusa rwose umugore wanjye ku mafaranga ntabwo ashobotse. Gusa rero Axel nyine nta yandi mahitamo yari afite, yemereye Nana maze batangira gutegura kino kirori. Batumiye rero undi muntu umwe ukorana nyine na Axel, baratetse barategura ibintu nyine ubona biri classe, byari ibintu wagira ngo ni ikirori bateguriye nyine nk'umuntu w'umunyacyubahiro cyane. Amasaha rero yarageze maze Fabrice araza ndetse na wa musore wundi ukorana nyine na ba Axel. Baraje rero bicara ku meza bari gufata amafunguro. Ijisho rya Fabrice nta handi ryari ryibereye, yari yibereye rwose kuri Nana, ndetse yanyuzagamo agacisha ikirenge munsi y'ameza maze agakandagira kuri Nana, bakarebana bombi bakamwenyura. Gusa rero uyu musore ukorana na Axel yari yakomeje kubitegereza, ariko nyine ntabwo yari azi ibiri kubera munsi y'ameza, we yabarebaga ukuntu barebana. Fabrice rero yabwiye nyine Axel ati mwakoze cyane kuba rwose mwanteguriye aya mafunguro, ntabwo nari mperutse gufata amafunguro yateguriwe mu rugo, mwakoze cyane, ibi bintu nari mbikumbuye. Naho rero Nana yahise amubwira ati ibi byose rero twateguye ni wowe rwose twabiteguriye. Yahise abwira Axel ati sibyo sheri. Naho rero Axel ati cyane rwose twabiteguye ku bwawe, ikindi kandi ni karibu iwanjye uzajya uzira igihe ushakiye. Akivuga ibyo ngibyo bararebanye maze baramwenyura. Ubwo uwo ni Nana ndetse na Fabrice. Fabrice rero yahise abwira Axel ati urakoze cyane kumpa karibu iwawe, kandi rwose ndabishimiye, muri abantu banjye nyine ba hafi, ndetse rwose nzajya nkomeza ngufashe uko bishoboka kose, kandi ni ukuri ndishimye cyane. Bamaze rero gufata amafunguro maze nyine basohotse bagiye kubaherekeza. Sinzi ukuntu nyine Axel yasigaye mu cyumba gatoya, maze Fabrice ndetse na Nana barahagaze ahantu nyine muri koridori bari kuganira, ubona bari kuganira nk'abantu basanzwe baziranye. Wa musore rero wari waje nawe bamutumiye yabwiye Axel ati ariko se nkwibarize, uriya musore ubundi umuzi guhera ryari? Axel ati muzi guhera kera, kuko nyine turakorana, dukoranye imyaka myinshi, ndetse rwose ni umuntu ukunda kumfasha muri byinshi. Uyu musore rero yabwiye Axel ati none se na mbere y'uko uhura n'umugore wawe bari baziranye? Naho Axel ati ibyo ntabwo rwose mbizi, gusa nyine hari izindi nshuro twagiye duhura twasohotse, ariko nyine ndakeka batari baziranye bindi by'umwihariko. Uyu musore rero yabwiye Axel ati ngiye ndabona rwose wagira ngo basanzwe baziranye, urebye ukuntu baganira ntabwo ari ibintu byoroheje. Yahise abwira Axel rero ati ndakwinginze ntukizere buri muntu wese, kandi nyine jya ukunda kureba witegereze urebe nyine hatazagira ibintu bigutungura. Axel ntabwo yamenye ikintu uyu musore ashatse kumubwira, yahise amubwira ati tugende ahubwo tujye nyine guherekeza uriya musore yitahire, kubera ko n'ubundi ibirori byarangiye. Uyu munsi rero kubera abashyitsi n'akazi kenshi kari gahari, Cindy yatinze gutaha, maze bavuye guherekeza abashyitsi basanze nyine Cindy akiri hano. Axel yahise amwegera aramubwira ati ariko se Cindy, ko noneho ndeba rwose bwakwiriyeho, ndatekereza ko rero atari byiza ko watahira ijoro, ahubwo nyine wakabaye urara hano kuko hari ibyumba byinshi, kugira ngo utaza kugirira ikibazo mu nzira. Kano kanya Nana yari ari kwitegereza uburyo Axel ari kuvugisha Cindy. Cindy yaramubwiye ati ariko rwose bosi ntabwo bwije bigeze aho, haracyari kare, ni ibisanzwe rwose aya masaha ntabwo nabura tagisi ntahana.
ndataha nta kibazo. Naho rero Axel yahise amubwira ati noneho nta kibazo niba wamaramaje gutaha, ariko nyine ndaza gusiga imiryango ifunguye kugira ngo nusanga tagisi zagusize uze kugaruka urare hano nta kibazo, ni karibu rwose, nta mpamvu z'uko urara ugenda ijoro. Cindy rero yaramubwiye ati urakoze cyane, nyamara muri kano kanya Nana yaratangiye gufuha, yahise agenda yigira mu cyumba maze asiga Axel, kandi yagiye rwose ameze nk'umuntu wivumbuye. Umunsi rero wakurikiye, Nana yabwiye umugabo we ati ariko se sheri, kutigeze umbwira yuko uri hafi kubona undi mushoramari, noneho rwose uzatuma kampani yacu iva ku rwego rumwe maze ikajya ku rundi. Axel rero yaramwitegereje ati ariko se ubundi ibintu nk'ibyo baba babibwiwe n'iki? Ni gute ibintu byo muri kampani yanjye byose uba wabimenye? Nana yaramubwiye ati none se urumva bitangaje kuba nabimenye? Urumva aricyo kiguteye ikibazo? Urabura kumbwira impamvu ahubwo wowe utigeze ubimbwira maze ukambaza impamvu nabimenye. Yakomeje no kubwira Axel ati ariko sheri, ni ukuri warahindutse, wagira ngo rwose ntabwo ari wowe twabanye. Tekereza ko kera nabaga nzi password z'ibintu byawe byose na konti yawe, nabaga nzi uko imeze uko ihagaze, nyamara ubu ngubu nta kintu na kimwe rwose ngifite hagise, wagira ngo neza njye nawe ntitukibana. Yagiye gufata rero telefone ya Axel, maze Axel ahita ayiterura ayigizayo. Yahise abwira Nana ati kera nyine buri kintu cyose wari ugifitiye password, kubera ko wari utaratangira kuzajya utakaza amafaranga bingana gutya. Nabonye rero ntabivamo, nabonye rwose ubukene tutabukira, niyo mpamvu nahisemo ko amapassword agomba kuba yanjye gusa, nta konti yanjye n'imwe ugomba kuba ufiteho uburenganzira. Nana rero yahise amubwira ati ibyo bintu rwose ntabwo ari byiza, ati ahubwo se ya sakoshi yindi wanyemereye bimeze bite? Naho rero Axel ati nzayikugura nta kibazo, ariko nzayikugurira uwo mushoramari mushya namara kwinjira muri kampani yacu, nibwo ibintu bizaba bihagaze neza. Naho rero Nana ati ariko n'ubundi nta gisigaye, ibintu byose biri mu nzira nziza cyane ndabizi, ahubwo nyine wiyunguriye ubu ngubu nta mpamvu zo gutegereza. Axel ati hangane, n'ubundi harabura iminsi mikeya, nzayikugurira rwose ntuhangayike. Nyuma y'iminsi mike rero, abari mu masaha y'igitondo, Axel afata varize ari gusohoka nyine ageze muri salo. Naho rero Nana ahita amubaza ati none se ugiye hehe? Naho Axel ati mfite inama, ngomba kugenda ariko mu minsi mike ndaba nagarutse. Nana ati ntumbwire, ni gute se ushobora kugenda utambwiye? Ariko ubundi haba hari ikintu kitagenda hagati yanjye nawe? Sinibaza rwose ukuntu ibintu byose usigaye bimisha ugapanga n'urugendo ukicecekera. Axel ati ntabwo nari mbizi, kugeza ejo nimugoroba nibwo namenye yuko uyu munsi ngomba kugenda. Nana ati wimbeshya rwose, ntabwo umushoramari w'umufaransa ashobora kugutunguza gahunda gutyo. Abafaransa ni abantu bagira gahunda cyane, ndabizi neza buriya rwose yari yabipanze. Noneho Axel yahise agwa mu kantu ati ngo iki? Ati ni gute se uzi nyine n'umushoramari tugiye guhura uwo ari we, ko ntigeze mbikubwira na rimwe? Nana ati ahubwo wowe kubera iki nyine nta kintu kimbwira? Nsigaye mbona rwose umpisha ibintu byinshi. Axel rero yaremuwe maze ahita abwira Nana atumva nkubwire, niba rwose ugeze ku rwego nzajya nsinzira ukajya muri telefone yanjye kugira ngo urebe amakuru, ibyo bintu byaba ari bibi cyane, ntabwo nabikunda, nta nubwo rwose naba mbyishimiye. Yahise arakara rero maze asohoka atari kuvuga. Nana we nyine ari kumubwira ati urugendo rwiza sheri. Naho Axel yaramwihoreye kuko yabonaga nyine ko uyu mugore asigaye amucunga noneho birenze ibikenewe. Nyamara ntabwo ariko byari bimeze, kubera ko amakuru yose ahubwo yabaga nyine yayahawe na Fabrice. Mu kanya gato rero Cindy nawe yaje ku kazi. Akinjira rero umuzamu yahise amubwira atumva nkubwire, boss nyine yagiye ntawe uhari ndetse yajyanye na varize.
gusa nyine ntibize kukubuza gutegura ibyo kurya byinshi. Uyu munsi ndarya ibyanjye ndetse ndya n'ibya bosi. Cindy rero yatangiye guseka kubera nyine ukuntu uyu musore yari ari kumubwira. Yaramubwiye ati ntugire ikibazo, ndagutegurira rwose ibiri buguhaze. Yinjiye mu nzu atangira gukora amasuku nk'ibisanzwe. Nana rero yahise aza maze Cindy aramusuhuza. Nana yaramwihoreye ntiyamusubiza, yahise amubwira ati bosi wawe ntawe uhari, ndakeka rero nta kazi kenshi kari hano, ndifuza ko nyine wakwisubirira mu rugo kubera yuko akazi kose ndaza kukikorera. Cindy ati none se mabuja, waretse nkabanza nkasoza gukora amasuku hano ko n'ubundi namaze kuhasuka amazi? Nana ati ibintu nakubwiye ntabwo byumva, sohoka agenda mvira mu nzu, ndaza kubyikorera rwose. Yari yaramaze rero kumurakarira cyane cyane ko nyine yarabonaga amubangamiye. Yabaga yibereye ku matelefone maze akabona uyu mukobwa amusanze aho yibereye. Yari asigaye abona rwose ko atari byiza ko uyu mukobwa yaguma hano. Cindy rero yakuyemo nyine imyenda y'akazi maze ahita amubaza ati none se nze kugaruka nyuma ya saa sita? Yabonaga nyine hano hari akazi kenshi ko gukora, nubwo Nana yamubwiraga ko nta kibazo. Naho Nana yahise amubwira ati ariko ubundi nta matwi ugira, nakubwiye ko ntagukeneye mu nzu yanjye, nta kazi kari hano, ibihari ndabyikorera, genda ntabwo ngukeneye, ntuze kugaruka. Cindy rero yaragiye nyine maze agera mu rugo. Yari ari kwibaza impamvu nyirabuja nyine amubujije gukora akazi nk'ibisanzwe, gusa nanone ntabwo nyine yabitinzeho. Yahise ahamagara undi mumama wari wamubwiye ko ashobora kuza kumuha ikiraka cyo gufura, ariko yari yamubwiye ko bazagikora umunsi ukurikira kubera ko uyu munsi nyine Cindy yari yaramubwiye ko hari ahandi hantu agomba kujya gukora. Abonye rero bitavuyemo yahamagaye wa mumama maze aramubwira ati ni wa mukobwa mwari mwahaye ikiraka cyo kubafurira imyenda, ko byari bibaye ngombwa ko ubu mbonye umwanya birashoboka ko naza. Naho rero uriya mumama yahise abwira Cindy ati oya ntabwo byashoboka, nanjye ubu mfite gahunda nyinshi, reka nta kibazo tubigumishe ejo nyine nk'uko twari twabiteganyije. Cindy rero yaramubwiye ati nta kibazo, maze nawe ahita afata umwanya kugira ngo yiruhukire, dore ko nawe yakoraga rwose ubutaruhuka, yarananiwe cyane. Yararyamye rero ngo nawe nyine yumve ko yashyira ubwenge ku gihe. Bukeye rero wa mumama Cindy yagombaga gufurira yaramuhamagaye maze amurangira hoteli amusangaho kugira ngo nyine bajyane aho atuye kugira ngo amufurire. Cindy rero yaragiye. Akinjira muri iyi hoteli yatunguwe no guhita abona Nana ndetse na Fabrice bafatanye urutoki ku rundi, bari kugenda baseka, bagenda basomana nk'aho rwose ari abakunzi babyemerewe. Yarahagaze rero abitegereza, maze Nana nawe baramubonye, bose barahagaze bararebana ariko ntihagire uvuga ijambo na rimwe. Cindy rero yahise yikomereza nyine maze aragenda ajya aho yari agiye. Gusa si agahinda yari afite uyu munsi, yumvaga kenda kumuturitsa umutima. Yibazaga ukuntu couple ya Nana ndetse na Axel ari couple igaragara nk'ikundana, ndetse uyu mugabo yakoraga buri kimwe cyose kugira ngo umugore we yishime. Ariko uyu munsi Cindy wari wariboneye nyine uyu musore aza mu rugo rwabo baje gusangira, bamutumiye. Yatangajwe n'ukuntu ari guca inyuma Axel kandi bari abantu bameze nk'aho ari inshuti, ndetse rwose ari umuntu nyine bubaha. Yaribajije ati ariko se ndibaza rwose nuko ibyo nibaza nta gisubizo mbifitiye, ariko se Nana yabuze iki mu rugo rwe? Yaburanye iki umugabo we? Ari amagambo meza arayamubwira, ari buri kimwe yifuza arakimuha, ntabwo rwose ajya amubwira nabi na rimwe. Kubera iki rwose ibi bintu yabikora? Byaramubabaje rero, maze mu mutima atangira kwibaza ati ubuse koko njyewe nzigera nshaka umugabo na rimwe? Niba couple najyaga mfataho icyitegererezo, nyamara burya uko nayibonaga atari ko imeze, ubu se ntibyumvikana ko nyine nta muntu n'umwe ujya uhirwa mu rushako? Yari ari kwibaza ibibazo byinshi, ndetse rwose yacitse intege, ubona ko nyine yabonye ko rwose ubuzima bukomeye kubera ko ibintu atatekerezaga nibyo yari amaze kubonesha amaso ye.
munsi wakurikiye rero mu masaha y'igitondo Nana yahamagaye Cindy maze aramubwira ati ndagushaka byihutirwa mu rugo. Cindy rero yaragiye maze ajya kumwitaba. Akigerayo yasanze Nana yateguye sheke iriho amafaranga menshi. Yarayimuhereje aramubwira ati ndabizi nyine ko hari ibyo wabonye utagombaga kubona, hanyuma rero ndifuza ko waceceka bikaguma muri wowe gusa ntibizigere birenga uwo munwa wawe. Akira rero iyi sheke iriho amafaranga menshi bishoboka, dore ko wari waratubwiye ko nyine uzadusezera mu mezi 2 azaza, ko aricyo gihe wari waraduhaye kugira ngo ujye gukora ibyawe. Noneho kano kanya ndakubohoye nta kibazo, ubu wabitangira ubu. Ikindi noneho nguhaye igishoro, nguhaye amafaranga azagufasha kubaka ubuzima. Ndakeka rero rwose aricyo gihe cyawe cyo kugira ngo uprofite aya mahirwe ugize, kubera ko burya amahirwe aza rimwe mu buzima. Cindy rero yari yacecetse ari kwitegereza nyine Nana mu maso. Yahise amubaza ati none se uri kumbwira ko nyine wanyirukanye burundu noneho ntazagaruka? Naho rero Nana ati ni nkako bimeze, ntabwo ari ukukwirukana kundi, ariko nyine ni wowe wadusezeye tubwira ko ushaka gukora ibintu byawe, hanyuma rero ndifuza ko wagenda ukajya kubitangira ubu. Cindy ati none se ndagenda ntasezeye boss? Ndumva ibyaba byiza ari uko boss yazabanza akaza, cyangwa se nkaba namuhamagara nyine maze nkamubwira yuko nyine noneho akazi nagahagaritse. Nana yaramubwiye ati uzibeshye unamuvugisha tuzabonana, ibyo ntabwo bikureba. Naho rero Cindy ati none se ubundi kuri kunyirukana cyane nshushubikanya ubundi mugiye kwimuka? Naho Nana ati none se ibyo birakureba, wowe fata amafaranga ugenda utangira ubuzima bwawe, ibyo bindi ntabwo bikureba, ibyo ni ubuzima bwacu nyine, ugende kandi ntuzigere ugaruka ukundi. Ndakeka ayo mafaranga aguhagije yamutsindagiye ya sheke, nubwo bwose Cindy atayishakaga. Cindy rero yaragiye maze inzira yose agenda ari kwibaza ati ubu se koko aya mafaranga Imana ntishobora kuzambabarira kuyafata, kuko aya mafaranga ariho ikibi, aya mafaranga ni ay'icyaha. Ndabizi neza ko nubwo atabikuye mu kanwa ngo ambwire impamvu ayampaye, ariko njye ndabizi yayampaye kugira ngo nceceke, kuko ntiyifuza ko nyine ibi bintu nazabibwira umugabo we. Ariko se ubu koko ko umugabo we atigeze ambanira nabi, ubu koko nimbiceceka ko sinzaba ndi umwana mubi? Ibi bintu nimbiceceka simbimubwire, ariko se nanone nimbimubwira sinzaba mbasenyeye urugo? Ntibizitwa yuko ari njye mbarutso isenye runo rugo? Ndumva rwose noneho ibitekerezo binshiranye, ndumva ubwenge wagira ngo ntabwo ngifite, kuko sinzi icyo gukora muri kano kanya. Aya mafaranga se ngomba kuyasubizayo? Yatangiye kwibaza ibintu byinshi, dore ko rwose atari azi icyo gukora ndetse n'icyo kureka. Mu kanya gato rero yahise ahura n'umusore bateretanaga. Uyu musore akimubona yahise amubwira ati ko ndeba utameze neza. Naho rero Cindy yahise amubwira ati yego rwose simeze neza, ibitekerezo byambanye byinshi. Yamubwiye rero ikibazo afite. Naho rero uyu musore utari umwana mwiza habe na gato, dore ko n'ubundi yari ari kumwe na Cindy, kuko nyine yahoraga amukura amenyo, yahoraga amutwara udufaranga twose abonye, nta kintu na kimwe yajyaga akora, byose yabikorerwaga na Cindy, amubeshya ko rimwe na rimwe network bakazanze, ko ikarita yayisize mu rugo, ko kuri banki hari ibibazo ku buryo kubikuza byanze. Yahoraga amubeshya maze bigatuma Cindy ari nkaho ari we rwose wishyuraga buri fagitire y'uyu musore. Akimara kumubwira ibi rero uyu musore yahise amubwira ati ahubwo turi abanyamahirwe, ayo mafaranga ntabwo ugomba kuyasubizayo, nawe ntukaba umwana, turayakeneye cyane, ayo ni amafaranga yacu, tugomba nyine gutangira kuyakoresha bizinesi. Naho rero Cindy ati amafaranga yacu? Ati yawe nari se ko njye nawe tutarasezerana, ni gute ikintu mfite ugomba kucyita umutungo wawe? Naho rero uyu musore ati ariko nubwo tutarasezerana, ariko byose tubisangirira hamwe kandi tuzanasezerana, tuvanga buri kimwe cyose, urumva ko rero icyawe ari nacyo cyanjye. Cindy yaramubwiye ati aya mafaranga ntabwo rwose ari amafaranga meza, ni amafaranga yanduye, ndumva rero kuyagumana nanjye rwose naba ntari umukobwa mwiza, naba ntararezwe n'ababyeyi banjye, kubera ko rwose bantoje umuco mwiza, ntabwo ari ibi bintu bantoje. Uyu musore we rero ntabwo rwose yifuzaga yuko yasubiza aya mafaranga,
nubwo na Cindy nawe yari atarafata umwanzuro, ibitekerezo byari bikiri kumurwanira mu mutwe ari byinshi rwose. Naho rero Nana we yahise ahamagara Fabrice maze aramubwira ati utekane, ikibazo rwose nagikemuye, humura, wa mukobwa namucecekesheje ntazigera abumbura umunwa na rimwe, tugomba kwigumira muri gahunda zacu mu ibanga rikomeye, humura rwose umugabo wanjye nawe ntabwo azigera abikeka, mu bintu atakeka ibyo nabyo birimo. Naho rero ku rundi ruhande Cindy yageze mu rugo maze atekerereza byose murumuna we rero yaramubwiye ati rero rwose uri mukuru wanjye urabizi, kandi njya ntekereza yuko uri mu bantu bazi gufata umwanzuro, ndetse rwose uri mu bantu bagira nyine umutimanama. Niba umutimanama wawe uri kukubwira ko ayo mafaranga utagomba kuyagumana, nanjye ndumva utagomba kuyagumana. Yego turi abakene, ariko si uko twarezwe, twatojwe ko tugomba kurya ibintu nyine twakoreye, twavunikiye, ntabwo twatojwe ko tugomba kurya ibintu bitari byiza. Ayo mafaranga rero niba umutimanama wawe ukubwira ko ugomba kuyasubizayo, yasubizeyo rwose, ndagushyigikiye, ndabizi ujya ukenera amafaranga yo kumvuza, tujya dukenera ibintu byinshi mu buzima, ariko reka tujye tubona amafaranga atunganye. Ayo rwose nanjye ndagushyigikiye nta kibazo, uyasubizeyo. Naho rero Cindy yahise ahobera murumuna we ati ubundi ni wowe wanjye, turavukana rwose, biragaragara, amaraso yacu namwe, nkurikije inama ungiriye nanjye rwose nibyo nari ndi gutekereza. Nyuma y'umunsi umwe rero Axel yaragarutse. Hashize rero amasaha menshi yasanze nyine Nana aho yari ari hanze ari kuri telefone, nyamara yari ari kwivuganira na Fabrice bari guterana imitoma. Axel rero yaramubwiye ati sheri, naho rero Nana yahise yikanga cyane, ariko nyine ahita yisetsa nkaho nta cyabaye. Axel rero yahise amubaza ati ariko sheri, nakomeje nyine kureba hirya no hino, ariko ndi kubona wagira ngo ntabwo rwose Cindy ari hano. Nana rero yahise amubwira ati ariko se wowe, nari nzi ko uje hano uze kundeba, naho wari uzanywe no kumbaza ibya Cindy, ariko ubundi wowe na Cindy mupanga iki? Gusa nyine ntugire ikibazo, hari umunsi byose bizajya ahagaragara. Yahise yikubita maze nyine abagiye mu nzu. Mu by'ukuri nta muntu ufuha nk'umuntu w'umunyamafuti, kubera ukuntu uriya mugore nyine yari umunyamafuti cyane, rero yayerekaga umugabo we ko amufuhira kurenza ibintu byose bibaho. Nyamara Axel we nyine yahise abirekera aha ngaha maze aricecekera. Icyo atari azi rero ni uko nyine na Cindy nawe yari ari mu nzira ari kugarura ya sheke bari bamuhaye, yari iriho n'amafaranga menshi. Yaraje arakomanga maze nyine nanajya gufungura. Akikubita amaso rero Cindy yahise amubaza ati uje gukora iki hano? Ibibazo byose ntitwabikemuye? Cindy ati nyine narinde rwose kugusubiza iyi sheke, kubera ko aya mafaranga ntabwo ari ayanjye, ntabwo nayakoreye. Nana ati none se kubera iki utampamagaye kuri telefone? Naho rero Cindy ati kubera ko nagombaga kugusubiza sheke, ntabwo nari kuyigusubiza kuri telefone, nawe urabyumva, niyo mpamvu nyine nagombaga kuza. Nana yahise amubaza ati none se wabihinduye, ugiye kumena ibanga ryacu? Cindy yaramubwiye ati hoya, ntabwo rwose ngiye kurimena, ariko nanone aya mafaranga sinayemera. Kano kanya rero Axel yahise aza muri salo maze yitegereza aba bombi bari kuvugana. Yahise ababaza ati hano hari kuba iki, bimeze bite? Naho rero Nana yatangiye kumusobanurira ibintu byinshi ati nyine narindi kuvugana na Cindy. Naho rero Cindy ati mumeze neza se bosi? Axel rero ntabwo nyine yari akeneye ko bamusuhuza, ikintu yari akeneye ni uko bamusobanurira impamvu yagiye. Yahise abaza rero Cindy ati kubera iki wagiye, habaye iki, niki kitagenze neza? Naho rero Nana yakomeje kwitanga imbere ati ariko rwose nawe wari ubizi bitwara bivuganye, kubera ko yagombaga kujya gutangira bizinesi ye. Axel yaramucecekesheje ati ntabwo ari wowe turi kuvugana.
Nana rero yahise arakara ati ariko ubundi nkwibarize, ni ryari nzavugana n'abakozi banjye utambajije ibibazo cyangwa ngo ujye hagati yacu? Ariko ubundi wowe n'uyu mukobwa bimeze bite? Ubundi mupanga iki ko mba mbona rwose wagira ngo niwe ufite ijambo kundusha? Agasera ati ndifuza kumenya byinshi ku byatumye ava muri runo rugo igitaraganya, dore ko n'igihe yaduhaye cyari kitarashira. Nana rero yahise amwereka ya sheke ati reba, noneho kugira ngo umenye ko njye ntari umuntu mubi ntanagize uruhare mu kugenda kwe, nuko iyi sheke ari iriho amafaranga menshi nari nayimuhaye kugira ngo ndebe ko yaguma hano, ariko yarabyanze arambwira ngo nimuhembuwe amafaranga ye y'ukwezi gusa, none uri kungerekaho ibibazo byose ngo byose ninjye nabiteye. Yari ari kubivuga nyine ari nako anivumbura ahita agenda nyine abasiga bahagaze. Cindy rero yabonye ibi byose maze nyine ahita nawe yisohokera arigendera, bose basiga Axel ahagaze hano. Cindy rero akigera mu rugo nyine murumuna we yatangiye kumubwira ati wafashe umwanzuro mwiza kandi ibintu wakoze rwose byari ingenzi. Muri ako kanya rero wa musheri wa Cindy yahise yinjira, yaje nyine ari kwisetsa yaramwihobereshejwe ati nari ngukumbuye cyane. Yahise abwira Cindy ati hanyuma rero sheri, mfite rwose ikibazo kinkomereye, narinje ngo ngurize ya mafaranga kandi ntugire ikibazo nzayakwishyura, ntabwo rwose nzakwambura. Cindy yaramubwiye ati amafaranga ntabwo nkiyafite kubera ko namaze kuyasubiza ba nyirayo. Ntabwo rero uyu musore yabyiyumvisaga, yatangiye kwimyoza bidashira ati ntabwo rwose bagombaga kubikora kubera ko aya mafaranga twari tuyakeneye. Cindy ati ariko ntabwo yari ayanjye, nagombaga kuyasubiza ba nyirayo. Uyu musore rero yahise amubaza ati nta kibazo nyine reka tubyakire gutyo, ariko se nibura ntabwo baguhembye umushahara wawe? Naho rero Cindy yahise amubwira ati ariko rwose uri umuntu utangaje, maze gutakaza akazi kanjye, urabizi ko murumuna wanjye ahora arwaragurika, urabizi nyine ubukene dusanganywe n'ibibazo, urabizi ko rwose ubu ngubu ubushomeri bwatangiye, none uri kumbwira ngo n'umushahara wanjye nkuguhe? Tekereza ko atari wowe muntu ufite ibibazo by'amafaranga kurusha abandi, nibura wowe uri n'umugabo wabasha rwose kwiyaranja, ariko njyewe urabizi ko nta kundi kuntu nabigenza. Cindy rero yatangiye gutekereza kuri uyu musore utajya wumva agahinda ke, ahubwo uhora yirebaho ndetse uhora umubwira ibibazo nta na rimwe aramubwira igisubizo. Gusa nanone kubera ukuntu Cindy yamukundaga ntabwo yabitinzeho, byose yagerageje nyine kubyirengagiza. Amaze kugenda rero murumuna wa Cindy yaramubwiye ati ariko nukuri nuko mbikubwira ukagerageza kwica amatwi, ariko uriya musore ntabwo ari umuntu mwiza, icyo akora ni ukugukuramo amafaranga gusa nta kindi. Ndakubwiza ukuri ntabwo rwose agukunda, ahubwo akubona nyine nk'amashini imuha amafaranga. Cindy rero yaramubwiye ati uracyari mutoya, ntukarebe rwose ibintu bitakureba, iby'ubuzima bwanjye bwite n'umukunzi wanjye ntukabyinjiremo. Burya rero nta kintu kijya kiba mu bwihisho ibihe byose. Bajya baca umugani ngo iyo ikinyoma giciye muri asanseri ukuri ko guca kuri esikariye, ariko ni hahandi n'ubundi nubwo gutinda ariko kugerayo. Umunsi umwe rero Axel yari yicaye muri salo ari kwitekerezaho nk'ibisanzwe, yagiye kumva yumva telefone irasonnye, yagiye kuyireba rero asanga na telefone y'umugore we yari irambitse mu ntebe, yasanze kandi ari Fabrice uri kumuhamagara. Yumvise rero nta kibazo cyo kuba yamwitaba, dore ko nyine yari inshuti yabo bombi. Yahise afata telefone maze abaritabye. Ataravuga rero Fabrice yahise atangira kuvuga ati sheri umeze neza, ndakubwiza ukuri ya miterere yawe itagira uko isa ndayikumbuye cyane, ntabwo wakumva ukuntu rwose nkumbuye nyine kuba ndi kumwe nawe kwa kuntu kwacu nyine. Yumvise rero undi uri kuri telefone atari kuvuga, maze atangira nyine kuvuga ngo alo alo. Naho rero Axel we rwose yari yumiwe, yarahagaze yabaye nk'isitati, dore ko nyine kuvugira ijambo na rimwe yongeraho byari byamunaniye. Nana rero we wari wumvise telefone y'isona yaje yiruka nawe, dore ko nyine yahoraga ubundi ari hafi. Sinzi uko uyu munsi yari yabashije guta iyi telefone muri salo. Yahise abwira Axel ati numvaga ikintu kimeze nka telefone yanjye isona. Yararebye
asanga Gisele ameze nka sitati, yari ameze nk'umuntu waguye muri koma, naho telefone ye imuri ku matwi. Gisele yarahindukiye aramureba, maze ahita amubaza ati mbwira, kuva ryari ungira igicucu? Kuva ryari uryamana n'uyu mugabo? Ni kuva ryari mbabarira umbwire? Ni ukuva ryari ndi igicucu bigeze aha? Naho rero Nana kuvuga byari byamunaniye, nawe yumvaga rwose adafite ikintu cyo kuvuga. Gisele yatangiye gusakuza ati mbwira, mbwira kuva ryari unca inyuma? Byaje kugenda bite? Hashize igihe kingana iki? Ni iyihe mpamvu yatumye unca inyuma? Nana rero yahise amubwira ati rwose sheri, mbabarira ngusobanurire kuko impamvu yanjye irumvikana cyane. Nabikoze nyine ku bwacu, nabikoze ku bw'urugo rwacu. Nifuzaga ko twakemura ibibazo, nifuzaga ko kandi ubukene nabonaga buri kugenda budusatira butatwugariza. Ibi byose nabikoze kugira ngo nyine Fabrice ajya gushakira abashoramari maze ntituzigere tubura amafaranga, kuko nabonaga rwose ibintu bimeze nabi cyane. Akivuga ibi bintu rero Gisele yahise yikorera amaboko ati hoya rwose ibyo bintu ntabwo bishoboka, ntabwo twigeze dukena, ntitwigeze tubura amafaranga. Niba utari unabizi, uba ahubwo nibwo mfite amafaranga menshi, ndetse kiriya gihe nabwo yari mfite amafaranga menshi ku buryo utashoboraga kubyumva. Nta kibazo namba nigeze ngira, ahubwo nyine nakubwiraga ko nta mafaranga dufite, kuko n'ubundi natekerezaga ko ayo naba mfite yose wabasha kuyapfusha ubusa mu minsi mike maze tukaba tugiye mu bukene. Niyo mpamvu nakubwiraga ko dukennye, kugira ngo nibura ndebe ko wagabanya gukoresha amafaranga nabi. None ibyo byose wabirengejeho ujya gukora ibidakorwa ngo ni ukugira ngo ukunde untabare. Urumva se wowe ari uko wagombaga kuntabara? Ntabwo rwose nari nkeneye ubwo butabazi. Nawe urabizi ko ndi umuntu w'umugabo, mu busanzwe nsanzwe ndwana ku rugo rwacu. Sinumva rero ko icyo ari cyo wagombaga gukora kugira ngo ubashe gukemura ikibazo. Nana rero nawe yari yumiwe cyane, dore ko nyine atarazi yuko burya batigeze bakena, batigeze babura amafaranga. Yahise amubaza ati none se kubera iki nagusabaga ibintu byose ukambwira ko nta mafaranga ufite? Naho rero Gisele ati byabaga ari ngombwa narabikuguriraga, ibitari ngombwa nabyo simbigure, kuko nyine nifuzaga yuko twabasha gusevinga maze tukagera aho tuva, ndetse rwose tukagira n'aho tugera. Nyamara wowe ntabwo ari uko wabifataga, kandi ndakeka ko icyo ngicyo atari cyo cyakujyanye kwa Fabrice ahanini, ahubwo wajyanywe n'uko yabashaga kuguha amafaranga menshi arenze ayo njyewe naguhaga. Nta kindi rwose cyakujyanye, yaraguhahiraga. Ubu mpise ntekereza bya bintu byose wajyaga uzana niwe wabaga yabikuguriye, ibintu bihenze byose niwe wabikuguriraga. Nana rero yatangiye kwitonganya, wabonaga rwose atangiye kurusha umujinya Gisele. Ati burya bwose rero warankinishije, mbese wari warangize injiji. Gisele ati noneho urumva amakosa ari ayanjye? Amakosa si ayanjye habe na gato, kuko njye nubwo naguhishe ko mfite amafaranga menshi, ariko naguhaga buri kimwe cyose wari ukeneye. Naguhaga amafaranga yo gukora ibintu byose. Nana ati nyine wakabaye warabimbwiye. Gisele yaramwitegereje atumva reka rwose nkuva imbere, uko ndi kukureba nkabona nagufata mu ijosi. Ntaza rwose gukora amahano, reka nigendere, kubera ko nkugumye imbere ibyo nakora nazabyicuza nyuma. Yari afite umujinya rero, yumvaga nyine wenda kumwica. Yibazaga ukuntu umugore we yahaga buri kimwe, yakoreye buri cyose, yahaye urukundo, akamuha amafaranga, akamuha buri cyose yari afite. Yatinyutse rwose kumuca inyuma, maze akamucana inyuma n'umushuti we, ndetse rwose umuntu bakorana muri bizinesi. Gisele rero yamaze gusohoka ngo ajye kwifatira akayaga, maze Nana atangira kumuhamagara adakoraho telefone. Yifuzaga nibura ko yamuhamagara maze akamusaba imbabazi, gusa Gisele ntabwo yashakaga rwose kuvugisha Nana habe na gatoya. Ni nako rero ku rundi ruhande Fabrice nawe yari ari guhamagara Nana adakuraho telefone, buri kanya amuhamagara. Nana rero kubera ibibazo byose yari afite, yumvaga nyine atari cyo gihe cyiza cyo kumwitaba. Yarebaga iyi telefone maze akongera akayubika ku meza. Nabo nyine agakomeza guhamagara Gisele, nawe kandi yari yamwihoreye. Mu kanya gato rero yagiye kumva yumva umuntu arakomanze. Yagiye gufungura ahita asanga ni Fabrice.
noneho Nana yahise yumva umutima umuvuyemo ati nkubuje gukora iki hano koko, ntabwo uzi ibibazo byose mfite, ibintu byose ubu tuvugana Axel yamaze kubivumbura, arabizi neza, hanyuma rero uje hano gukora iki? Naho rero Fabrice ati sheri, nari ngukumbuye cyane, ntabwo wari uri kunyitaba kuri telefone, nifuzaga rero kumenya uko umeze, ntabwo rwose nari kubasha kuryama utari kunyitaba, nafashe umwanzuro wo kuza kukureba hano. Naho rero Nana ati nyine ngaho basi genda, atagusanga hano kubera ko byose yamaze kubimenya, ubu rwose ntabwo ugifite karibu muri iyi nzu. Akivuga atyo rero Axel yari yinjiye n'umujinya mwinshi agikubita uyu musore amaso, yahise aza maze atangira kumukubita ingumi nyinshi ati nta soni, noneho ibyo wakoze byose bigeze naho uza kubikorera mu nzu yanjye, umugabo w'umugome gusa urifata ukanca inyuma bigeze ahangaha. Yatangiye kumukubita atamubabarira. Naho rero Nana yabonye ko ibi bintu bikaze maze atangira kubajya hagati kugira ngo nibura barekeraho kurwana. Yabonaga rwose atarebye neza Axel yaza gukuramo Fabrice umwuka, yari afite umujinya mwinshi cyane. Sinzi ukuntu rero Nana nyine yafashe amaboko Axel, dore ko nyine nubwo yari umunyamafuta ariko yaramwubahaga nk'umugore we. Yahise rero arekeraho gukomeza gukubita Fabrice, maze Fabrice nawe ahita ahaguruka ariruka, yarirutse nyine arasohoka. Axel yahise abwira Nana atumva nkubwire, niba bigeze naho noneho uza kunca inyuma mu rugo rwanjye, niba narabuze icyubahiro ku buryo nuriya umusore adashobora kunyubaha maze akaza iwanjye, kandi rwose nzi neza ibintu mwakoze, ubwo n'ubundi ndakeka ko rwose nta mubano dukwiye gukomeza kugirana. Fata valize yawe byihuse maze utokere mu nzu, gira vuba kandi ubikore wihuse. Nana rero yatangiye kumusaba imbabazi, arapfukama ati mbabarira rwose ntabwo bizongera. Axel yaramubwiye ati mbabarira, ataba ari wowe nkurikizaho ngukubita, kandi kuva nabaho ntarigeze nzamura urushyi nkubita umugore, ntabwo nifuza kugukoraho, sohoka agira vuba. Yabonye rero atari kumva maze bagiye mu cyumba, amavalize ye yahise ayapakira vuba vuba aza ari kuyakurura, yarayafashe maze yajugunya inyuma y'umuryango. Yahise azafatanana nawe aramusunika aragenda ajugunya inyuma y'umuryango. Yumvaga afite agahinda kenshi, yumvaga ibintu byose byamurenze. Nana rero yamaze kugenda maze Axel asigara amarira yamurenze, yarababaye birenze, yabuze rero ikintu na kimwe cyamufasha rwose kugira ngo abashe kwikaruma, kubera ko yumvaga bisa nkaho rwose ibintu byose byamurangiranye. Yumvaga ubuzima bwose yubatse ndetse n'urukundo rw'ubuzima bwe byose abiburiye umunsi umwe. Yakomeje rero kurira ari wenyine yibaza ati kubera iki ibi byambayeho, ni hehe natsinzwe ryari, mbese niki ntakoze kugira ngo nyine ibi bintu bibe bimbayeho. Nyamara nta gisubizo namba yari afite. Ku rundi ruhande rero Cindy nawe yari ari kwigendera mu muhanda yitemberera nyine, kubera ukuntu ibibazo byari byamurenze. Yatekerezaga ukuntu yatakaje akazi ke, ndetse rwose agatekereza ukuntu nta kandi afite, nyamara afite ibintu byinshi byo gukora bikeneye amafaranga ariko akaba ntayafite, maze ari kwigendera kwa kuntu umuntu aba ari kugenda atazi yari kujya. Yagiye kubona abona wa musore bakundanaga yarahagaze nyine imbere ya butike bacururizagamo, ari kumwe n'umukobwa bafatanye ku rutugu, ari kumubwira ati sheri, urabona ko nyine bizinesi yacu imaze kumera neza, urabona ko rwose ibintu byose ubu ngubu tumaze gutera imbere. Cindy rero yahise ababwira uyu musore ati numvise neza uwo mukobwa uri kumwita sheri, ati kandi rwose murumuna wanjye yigeze kunyoherereza akavidewo uri kumwe n'uyu mukobwa, ariko nananiwe kumwumva ko ibyo yambwiraga ari byo. Naho rero uyu musheri we yahise amubwira ati hoya rwose uyu ntabwo ari sheri wanjye, uyu nguyu nyine ni umuntu nsanze hano gusa nari nje kwigurira utuntu. Naho rero Cindy yahise amubwira ati hoya nabyumvise neza rwose, nabyumvise umwita sheri. Yahise rero yigendera tumva burya rwose abasore mwese muri kimwe, sinigeze menya ko nawe wambeshya bigeze aha. Naho rero uyu musore yamwirutse inyuma maze akagenda avuga ati hoya garuka rwose, banki yanjye ntabwo yagenda gutyo gusa. Yabonye rero arenze maze atangira kurira ati banki yanjye iragiye, nzongera kubikuza hehe, dore ko nyine
yakuraga amafaranga kuri Cindy maze akayazanira uyu mukobwa wundi, bakubaka nyine butike yabo bacururizagamo, nyamara Cindy ntabwo yari abizi. Cindy rero nawe yaratashye, agahinda karamwica, yabwiye murumuna we ko ibyo yamubwiraga byose ari byo. Naho rero murumuna we yaramubwiye ati nari ntegereje ko uyu munsi uzagera, maze amaso yawe akabasha kureba kure, ukamenya neza uwo uriya muhungu ari we. Cindy rero yatangiye kurira ati sinumva ukuntu ibintu byose byambereyeho rimwe, sinumva rwose ukuntu naba naribeshye iki gihe cyose gishize, sinumva ukuntu natakaje akazi kanjye ndetse nkaba ntakaje n'urukundo rw'ubuzima bwanjye. Murumuna we yaramubwiye ati iby'urukundo byo byihorere, ntarwo utakaje kuko ntarwo wari ufite, nta nubwo wigeze urugira, ahubwo nyine narabikubwiye uriya musore yakubonagamo nka mashine imuha amafaranga. Cindy rero yararyamye maze rwose kongera kubyuka mu buriri biranga, yumvaga afite agahinda kenshi. Hashira iminsi rero maze Axel agahamagara Cindy, yaramubwiye ati ndifuza ko waza maze ukagira ibintu bimwe na bimwe umfasha byo mu rugo, kuko rwose ndabona ibintu bitameze neza. Cindy we rero nta gitekerezo na kimwe yari afite. Yaragiye rero maze asanga hari akavuyo, hari akajagari. Yabajije rero Axel ati none se boss, kubera iki hano hameze gutya? Habaye iki? Byagenze bite? None se mabuja ntawe uhari? Axel rero yatangiye kumusobanurira buri kimwe cyose uko cyagenze, ibintu byose arabimubwira. Naho rero Cindy yaramubwiye ati boss, umbabarire rwose kuba ntarigeze mbikubwira, ariko ngewe byose narabimenye. Yamubwira rero ukuntu yabiboneye kuri hoteli bari kumwe, ndetse rwose bari bafatanye mu biganza bagenda basomana. Axel rero yabwiye Cindy ati kubera iki ibintu byose utigeze ubimbwira? Cindy yaramubwiye ati ntabwo ari ukwanga kubikubwira, ariko rwose imitima yambanye myinshi, natekereje ko nimbikubwira nshobora kuba ngiye kuba intandaro yo kugira ngo rwose musenye urugo. Ahari natekerezaga ko azagira hakisubiraho, cyangwa se utazigera ubimenya na rimwe, nibyo byari kuba byiza kurusha. Axel rero yahise amubwira ati sinakurenganya, ndabizi ugira umutima mwiza, ntabwo rwose wifuzaga ikintu kibi cyaba ku rugo rwanjye kiguturutseho. Ndakumva cyane kuba utarabimbwiye, ndakeka nanjye ndi mu mwanya wawe byangora rwose kuba ibintu nk'ibyo nabibwira abo bireba. Axel rero yaramubwiye ati ndumva mbabaye, ndumva agahinda kenda kunyica. Naho rero Cindy yahise amubwira ati rwose boss, erega abantu bose ni kimwe, none se nanjye ko umusheri wanjye ibyo bintu yabinkoze, yamubwiye neza nawe uko byamugendekeye, maze kwihangana biranga rero, kubera yuko Axel yari amaze kumva ko rwose bahuje ibibazo. Yamufashe mu kiganza maze aramubwira ati komera, ndabyumva rwose ko bitoroshye, kubera ko ndi kumva ukuntu mbabaye, ndabyumva ko nawe ari kubabaye, gusa nyine nari nguhamagaye kugira ngo nongere nguhe akazi, wongere ukore hano, ahari unabone ubwo urahita ubona n'ibintu bikurangaza. Cindy rero yaramushimiye maze ahita atangira akazi nyine nk'uko byari bisanzwe yari asanzwe agakora. Hashize iminsi rero maze Axel abaza Cindy ati none se ubundi ko wari wasezeye uvuga ko ugiye gutangira business yawe, byaba byaragenze bite? Cindy rero yaramubwiye ati burya murumuna wanjye yaje kurwara, maze amafaranga yose nagombaga gukoresha birangira nyamuvujemo. Naho rero Axel ati hanyuma usezera bwa nyuma sicyo cyari cyakujyanye? Naho rero Cindy ati hoya, burya rwose ya sheke wabonye nagaruye yari yo nyine umugore wawe yari yampaye kugira ngo ntazigera muvamo, nari nyimugaruriye rero ngiye kubera ko rwose ntakunda amafaranga ntakoreye. Axel rero yarumiwe, yahise amubaza ati none se wavuye hano bakwirukanye? Naho rero Cindy ati cyane rwose bari banyirukanye. Yakomeje gukora rero maze hashize iminsi Axel yaramuhamagaye bicara muri salo. Yaramubwiye ati rero nibutse ukuntu nyine wajya guhora urota kuzakora ibintu byawe, wajya guhora urota kuzakora dekorasiyo, none ndi kukubaza ubu ngubu se izo nzozi zawe uzigeze he? Cindy yaramubwiye ati ntaho, kubera ko nta kintu na kimwe mfite, ntacyo guheraho, mbese namaze kubona ko nyine zari inzozi, kandi rwose ubu narakangutse, narekeye aho gukomeza kuzirota. Axel rero yahise amubwira
ati ahubwo ubu ngubu nibwo nyine ukijya gukabya inzozi, ndifuza kugufasha maze ukajya gukora ibyawe nyine wifuzaga gukora, iyo dekorasiyo ndifuza kuguha amafaranga maze rwose ukagenda ugatangira kwikorera, kubera ko wambaniye neza, waramfashije igihe rwose nari nkeneye umuntu umfasha, no kuba noneho warantegaga amatwi nabyo byari ibintu by'igiciro cyane, sinabona ikiguzi nabyishyura. Cindy rero yaramubwiye ati nyamara byose nagombaga kubikora kubera ko nyine nanjye ndi umuntu, ibibazo nanjye narabigize, rero rwose ntabwo kugutega amatwi byari ibintu ugomba gufata nk'ibintu biremereye. Axel yaramubwiye ati cecekere, ni ibintu biremereye kuko rwose ntabwo ari abantu benshi wabona bagutega amatwi. Yaramubwiye rero ati ndifuza ko wazanyereka nyine ibikenewe byose, ukambwira ibintu wifuza kuba waba ufite kugira ngo utangire bizinesi yawe. Cindy rero yamukoreye lisite nyine y'ibintu byose bikenewe, maze Axel rwose ntabwo yazuyaje, yamuhaye amafaranga maze Cindy ajya gukora bizinesi ye. Axel rero yaramubwiye ati gusa nyine iyi nzu izagukumbura, ikindi kandi ndabizi ko ntazigera mbona umuntu umfasha nkawe, ariko nanone nawe ugomba kugira ubuzima bwawe, ariko rero nzajya nza kukureba kenshi, ndetse nzajya mba nkeneye umuntu tuganira, nta handi nzajya nza uretse iwawe nyine, kuko n'ubusanzwe ariho rwose mbasha kuruhukira. Iminsi rero yakurikiye bizinesi rwose ya Cindy yaratangiye, ndetse rwose igenda imera neza, dore ko yagiye abona abakiriya benshi azajya adekorera, uko yadekoreraga umwe yamuhaga undi akamuha undi, maze aragenda rwose aradekora, ndetse aragenda aramenyekana, abantu baragenda baramukunda kubera ko yabikoraga neza kandi akabikora rwose nk'uko babimusabye. Naho rero Axel we yajyaga kumureba ku kazi maze akareba ukuntu uyu mukobwa ari kugenda atera imbere, byaramushimishaga rero ko uyu mukobwa ari umunyamuhate, ndetse rwose ibintu byose abikora neza. Iyo yabaga akeneye rero umuntu baganira, nta wundi yahamagaraga uretse Cindy, basohokana cyangwa se baganirira ku kazi, ariko nyine yamubwiraga buri kintu cyose, yamugishaga inama muri byose, kuko yamubonaga nk'umukobwa w'umunyabwenge kandi rwose utekereza ku bintu atuje. Umunsi umwe rero bari basohotse nyine bari gusangira, maze Axel yitegereza Cindy, yaramubwiye ati Cindy, sinzi rwose ibintu ngiye kukubwira ukuri bubifate, ariko ni ukuri wabashije rwose kunyura umutima wanjye, ndagukunda kandi maze iminsi mbitekerezaho, natekereje kutabikubwira ariko nanone nsanga bitashoboka kubera ko urukundo ntabwo rwihishira, nta muntu ushobora guhisha inzu maze ngo atwikire umwotsi, ntabwo rwose byari gushoboka ko mbihisha, kandi rwose numva ndi gushira, rero rwose ndagukunda ubimenye. Cindy rero yaratunguwe, ariko nawe rwose uyu yari umusore w'inzozi ze, kubera yuko nawe yamwiyumvagamo, cyane cyane ko yakundaga ukuntu uyu mugabo akunda nyine gukora cyane, ikindi kandi yaratekerezaga cyane ibintu bye byose akabikora biri ku murongo, yari umunyabwenge mu magambo make, ikindi kandi uyu mugabo nyine yakundaga kumwitaho na mbere yuko batangira gukundana. Yaramubwiye ati rero ntakubeshye rwose nanjye njya nkunda kugutekerezaho, nuko natekerezaga ko hari bidashoboka, ariko ni ukuri iyo nagutekerezaga nakubonaga nk'umugabo w'inzozi zanjye, ariko nanone nari nzi ko rwose bidashoboka. Naho rero Axel ati birashoboka cyane, nta kinshimishije nko kuba naragutekerezaga nawe untekereza. Barahoberanye rero maze ibyishimo biba byose. Iminsi yakurikiye rero noneho batangiye kujya basohokana nka couple iri mu rukundo, ndetse rwose couple yishimye. Naho rero ku rundi ruhande nawe yaragiye ajya nyine kwa Fabrice, nyamara Fabrice yaramubwiye ati ntabwo byashoboka kubera ko mfite umufiance, ntabwo nyine waba muri runo rugo, buriya njye nawe twararyoshyaga gusa nyine kwari ukwishimisha, ariko mfite undi muntu namaze kwambika impeta, ndetse rwose turi hafi kubana, ntabwo rero rwose njye nawe twabana, ikindi kandi uko wacaga inyuma umugabo wawe ndakeka nanjye ari byo wankorera, ntabwo rero nabyifuza mu rushako rwanjye, niyo mpamvu ibyanjye nawe byarangiye.
Nana rero kwiyakira byaranze kubera ko ntacyo gukora yari afite, byabaye ngombwa nyine ko asubira iwabo mu cyaro maze rwose akajya gutangirira kuri zeru, dore ko nta kintu na kimwe yari afite kano kanya. Nyuma rero y'imyaka 3 Axel ndetse na Cindy bakundana, urukundo ruryoshye ari couple yishimye, Axel yasabye Cindy ko noneho babana nk'umugabo n'umugore ndetse bagasezerana mu mategeko, bagasezerana imbere y'Imana maze buri kimwe cyose kikajya ku murongo. Cindy rero yarabimwemereye dore ko rwose bakundanaga nta buryarya. Igihe rero cyarageze maze bakora ubukwe, Cindy byabaye ngombwa ko yimukira noneho mu nzu ya Axel. Aba bombi bari bafite urugo rwishimye dore ko babashaga kujya inama, noneho kandi ibintu byose babyumvaga kimwe, byaba ku byerekeye kwikonomiza amafaranga, gutekereza uko business zabo zatera imbere n'ibindi byose babyumvaga kimwe rwose 100%. Hano rero Axel yabwiye Cindy ati cyakoze ni ukuri hari igihe umuntu ata umwanya ahari rwose ari kumwe n'utabaye ari wewe, kubera yuko aka kanya ndi kumwe nawe biragaragara ko ari wowe twakabaye twaratangiranye ubuzima, ubu rwose mba ngeze kure. Cindy rero yaramubwiye ati burya ibintu byose bibaho mu buzima kugira ngo nyine bikwigishe, ahari nyine ryari isomo ry'ubuzima wagombaga kwiga nk'uko nanjye nagombaga kwiga iryanjye somo, maze tugasahura twese twaramaze gukora ibizami, amasomo twarayarangije. Axel yarasetse maze abwira Cindy ati muri nicyo ngukundira, uzi ubwenge kandi utekereza kure. Cindy rero yahise amubwira ati gusa nyine ndagukunda cyane kandi ntuzigere ubyibagirwa, humura sinzigera nguhemukira, nta nubwo nzigera mbirota mu nzozi. Axel ati ndabizi ko utabikora, ndakwizeye kandi nanjye ndagukunda cyane. Barahoberanye rero maze barafatana bananirwa kurekurana. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kwikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.